naguhaye kuwa gatandatu barayikwiba. Wayime kuwa gatanu. Uwundi wa gatanu kurikiyeho. Tugiye home hari anniversary ya brother wanje. Twese Nyabugogo turi modoka nicaye imbere bro. Barayincapuye njyana iteki yo kubeshya. Cyesa wari abusi yari afite umwako. Nimba cyakora dumana. Iyo nza kuba naraguhaye nayo kuzanye na bati uyu muntu umushingwe bimbi. Nimba noneho icyo wazize nuko utampaye. Nimba twaragendanye nkabura telefone ebyiri ubwiyo ngo wasine kubura ubuzima. Nimba iyo mutazigumana byaje bari ngorane. Ariko rata peri ibaze twarahuye umunsi wa mbere. Urukumva peri twarahuye umunsi wa mbere. Tujya Nyamata tugagaruka tubanye wa telefone tugiye nofra. Amatelefone ambwa ati kisete n'agahindugiza ara. Inde telefone kane mfite rekanye ngo amperezi yiwe yari afite yindi ya kabiri. Ndayikoresha icyumweru kimwe kwa gatanu. Brother wacu wo munce zaria mu Gatsata. Ubundi twa tugiye muri BD. Tugiye muri BD mu Gatsata. Dufata imodoka dufata taxi turagenda. Mana we sinzi ukuntu agenda kumva voice note. Ba umutipe yaraje ncapura telefone ahita namafaka. No inyana twara phone namefaka. Nahise nk'ubu nziziki. Yaguhaye paka. Wallahi samira ugasubira. Ngo Ako durumva ko iyo mugumana mani yari kubura n'ubuzima bwe Samprade. Wallahi iyo tugumana na Dumba. Ese umva yari kubaho. Oya ahubwo igihe cyose twari umva cyusa buri gihe twabaga turi kumwe ibintu byabaga bimeze neza. Iyo wapfaga gutandukana nanjye wagaruka gufite story. Uyu Samia nawe mutandukana nanjye mugagaruka mufite story. Wabaye gute? Shadu mana mbabarasi mva sinzakwibagirwa umugani wa Knowless. Ese duko numva utera umwaka ugonje ngo haye sibanga. Ako se duko ko nyamara posting abantu ngiye kutarampostinga. Asi kuki ufite umutima muri man. Ugavuga DJ Cyusa she's back in Rwanda. What the hell? Nida y'umunyarwandakazi Neira yuko ntabone ukuntu ndimi nazamuka. Neira wa kiraya. Yego ko turi mwezi Ramazan astagfirullah. Namfa. Wabaye nawe n'amatiku yawe. Ese Samia? Yes. Gahunda yanjye iracyariho yo kumpa neza Kigali ko ndi hafi kuza. Waskwambeshe des. Ako kuki gondo ubona uko urabona Dumba yagwa Desa. Desa ikintu Dumba yakora yakoze. Abati wempereze izo Desa nkutukira umuntu mwandagaza. Kumutuka kuri nyina ni ibihumbi. Kugutuka bisanzwe ari ibihumbi 100. Gushyiraho na nyina ni ibihumbi 250. Amafaranga yati cyumu namutwa kuri nyina akasha Sami nawe ugushaka Sami nawe tangiye kugenda ukica. Usigaye wasama shawe Cyusa ngira ngo hanze Gashuki umuntu uko kwegeretse uko. Wallahi Dumba yakwati jewe ushaka kumutwa kuri nyina. Okay ongeraho ngo senkani kuko nago rwose igitano natikira umuntu ngo nshyireho nagashino ka nyina. Urashyiraho senkani ndagashira. Ibintu Dumba kwego umuntu. Mbappe. Urabona Cyusa. Atinya ko Cyusa ashobora gutuka umuntu avuga gutyo. We muntu. Sasa oya. Kirimo kiravuga kijya kiyagarije ngo uri muri amabagara mu 30 ngo wampaye ngo nibyo biguma gutuma uri muri ahamagara telefone yanyu gucishaka kuyimena. Ati 30 bwonyine ati ngo babera nyoko. Ati ntiwongere guhamagara kuri ite. Wallahi base banayibura muntu nawe mu bantu bamagiye cyakoze. Uri fake ni wowe ndayabavuze. Shadu baruzi Kigali bare kutuntu nikorera. Urangore iki cyo kuri umugabo nyawe twoherereza ntuze visiting visa ni bari ari bitawuze visiting visa nini visit invitation urahora asamire kuvuga bo arakwemvita se abanayigera n'abanani arakwemvita katagikora sirgerwa tukana urutukana atanga invitation avuga kazagutungisha nivera ndaye ati ntemi biti ubu bakasiga akora nukwirwa ashishira ubu mubwire Dumba bagwe Dumba ndashaka kunukira umuntu uri kumva kandi ndashaka kunukira umuntu bya seriye ndakwishira ngahe angana gute okay consultation umuntu man umwetse wanye nshaka kunukira man
afite imyaka ingahe? afite imyaka nka 30. Ah, 30 ubwo se abansanga ndimo ndatuka umwana wa 30 mu nduta. babaranda wowe mbwira na amafaranga ni business niko cyane. abantu ngiye ntangira gutuka abantu bafite 35 nibo baseba cyane. Cyakwa umuntu watara nanjye ngiye kuyuzuza niyo mpamvu nasigaye nuka nkumva ndaseka ahita nseka. Iyo 35 ngiye kuzuza mu gatarani hari niyo mpamvu nasigaye nuka nkahita nseka. Agatarani agiye kugakwereka uzi ko cyagiye nagusanze ufite 27. Cheze wowe warebye irangamuntu yanjye. Warokoze gasweke. Jackie w'i Rwanda nawe buriya barimo yikishijeho umukobwa wanjye. Nakindi. Mbakane gende. Kumva kumara yawe n'ubundi ni wanwikira ndi kubirefu bitari ibyanjye. Oya agomba kugutwikira kandi ugiye kumwishura kujya gutukira umuntu. Agomba no guherekeza inuva ngo inyongezo no kugutwikira. Umva cyusa. Erega mani wowe uri kinebwe na n'ugushona wowe winjira i Kigali numbwire nitugane kwanza ko iki tutaganira nicyo tuganira iki kuba udashaka kunganiriza kamubwire igihe usigiye tuziraniye ako nta kintu na kimwe manu Maria gusa ngewe ntabwo nyigire kunyago inshuti nisemba singiziriho uraharara but it end in tears motherfucker you always go and come back. Umva nasanze Samia ku burayivu abafiteho utugabo iyo ngiyeho turantuka urumva bibaze ko nta muntu abakiya muri live ya ako dumba umuntu wagutuka ninde barakwishyura ugatuka abantu ninde muntu wagutuka ako siko mbona abagabo barantuka nka ceceka Bruno K ninde kandi none ninde wapfuye urumva rero nararebye ndavuga ati aho kugira ngo nifunge ku nshuti nkamwe wowe urangiye kugenda Dubai kukigurisha kigahita gihomba ntabwo wagarutse ngo uvuga ati dungo cyanze ngiye agahambira ndasagiye kugurisha ndavuga ko twe tugurisha nako se wahomba ibintu utaranguye gute wowe niba utaragurishije Samia cyusa yari ku isoko nyine kuvuga ngo yarahombye wahomba ibintu utaranguye ngo waronga ibintu utaranguye nicyo utaranguye wowe cyusa kuvuga na ncuruza na kimwe nari nararanguye for free niyo natangira for free sinahomba hiringo kuma yango icyo nzi cyo inzi ko nigeze kubahamagara mu nzu Dubai turi kuri kamera abagabo baraza mu nzu barinjira mu nzu Koza darasiti agajya gutesanga kandi kiyo kese ndi kuyibu iyo kese cyangwa n'abagine abantu baba muri Gine ariko oya na bara abantu bara abacuti bacu dumba none aho uburyo mu nkupa none jya abanyarwanda kazi muri hano muri muranyumva aba bakobwa urumva aba bakobwa zari inshuti zanjye tukazajya dutera story tukajya tuvugana kuri WhatsApp n'iki umunsi umwe ndabahamagara bari mu nzu bari Dubai bari baragiye kugurisha ariko baravuze ngo ntabwo bari bagiye kugurisha tugurisha iki se abakubwira ari bahari ahantu hambere batagura igituba ni Dubai same neje nuzafunguza irire Nzambe twirire nunu tumanjya ntinze kuko ndamutegereje nzambe twirire akirikana bagiye kugurisha kirabahombana n'umukobwa wanjye wa Neira yarariyo mwari muri yo hamwe na Neira Neira yabaga muri type Neira mane rafite akazi Neira se nikamunaniye iminsi ya nyuma niyagiye kugurishira ku isoko kamunaniye ari uko nyine company yabo bayikansorinze nyine nyumva nyine company bayikansoriza yashya yigishira ku ntuza ku kiro cyaheze ndakureba nka kwibwira ahubwo gusobanurira wararuha uzaje wumva ariko ibyo nkubwiye
kabwirwa inkuru mbise wamenya amakuru ya Dubai uri Canada gutema ibiti byarakunaniye ibyo nibyo wirirwa tubaririza yegora uzajya wirirwa wishiza amafaranga yo gusebya abandi ikibazo nagiye gushyira kuri hanze mutangira ibiti byanjye ibiti byabaye ibiti uvuye mu biti ugeze Dubai gute urumva aba bakobwa dutera story umunsi umwe nari ndimo natera story nabo ewana twaryoheje njya kumva umuryango urafungutse urumva ahantu bari bicaye hinjiramo amaniga abiri maremare bahita bankuraho kuri telefoni Rahimu wa mugabo wa Jamila wa mugabo wa Jamila n'aba bacuti be ko tuye kuri Jamila wabageni baje narinjiye ko kuri yari umunyakavuye ahita kugiramo insikupa reka nkubwire du wallahi njye hano uzabaza umuntu wese wabaga Dubai azakubwira ahantu nuko njye nari mfite akazi nakoraga meze